Igitondo cyiza nshuti bavandimwe nizere ko mujya mumeze neza cyane abari mu majyapfa amajyaruguru burasirazuba iburengerazuba namwe abari mu mujyi wa Kigali nibagiwe n'aba diaspora mwese mbana bateye yambo mbaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi dutewe ishema no kuba waramaze gukanda subscribe nawe utarakoraho nicyo gihe ni nako kanya kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tugenda tubana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako aho tugenda tubagezaho amakuru y'imikino agezweho mu makipe yanyu mukunda muri benshi abakuri ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya APR, ikipe ya Kiyovu Sport, Mukura, AS Kigali, Polisi, Gasogi ndetse n'izindi zose zigiye zitandukanye tugenda tubahaza ndani mwayo makipe tubageza imipira yayo makipe tubageza imyitozo live yayo makipe niyo mpamvu rero muba mukwiye gukandaho uyu munsi none ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 2025 ndamuke mu makuru menshi agiye atandukanye imikino ngiye kugenda mbaha mukagenda mumenya update ibintu byose bikagenda neza cyane ni mu makipe rero yanyu uyu munsi taraza kuba twibana mu ikipe ya Rayon Sport iyo ni Gikundiro igikaka igikano cy'imfizi isaro ry'Inyanza kimaranzara ekipe y'Imana Murera nandi mazina se wagenda yita ekipe rero ikaba habaye inama twavuga yuko rwose yize kuri byinshi iyi ni inama yigaga ku buzima ku mibereho ku hazaza ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ikomeze ibeho cyangwa se ikomeze igira ubuzima bwiza niyo mpamvu rero ibintu bitari byoroshye hari byinshi byagiye biba mu iyi nama hari imyanzuro myinshi ikomeye cyane yagiye ifatirwa mu inama yaraye ihuje abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abayobozi n'ikigo gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB ibi byose rero uraza kugenda ubimenyera muri kino kiganiro ese ninde uzayobora Rayon Sport ese harakorwa iki ibi byose turaza kugenda tubigarukaho ikipe ya APR Football Club yaraye ikinnye umukino w'ikirarane ubwo yakinaga n'ikipe ya Marine Football Club yari umukino utoroshye yari umukino ukomeye yari umukino w'ishiraniro yari umukino twavuga yuko ibintu byari bikomeye cyane kubera yuko ikipe ya APR yatsinze igitego mu minota y'inyongera nabwo kitsinzwe n'abasore b'ikipe ya Marine urumva yuko rero ibintu bitari byoroshye kurandirwa ikipe ya APR ariko yaje kuba icyura amanota 3 turaza kugenda tubigarukaho rero ubwo nicyo gihe rero kuri wowe utarakanda sub ngukoreho ubundi twite dutangira neza cyane nagutinda reka duhere mu ikipe ya Rayon Sport iyi ni iyo equipe ifite amakuru menshi agiye atandukanye none turaza gusoreza mu ikipe ya APR yo n'ubundi na amakuru menshi dufiteho ahubwo ikipe ya Rayon Sport niyo twavuga ko ifite amakuru menshi ikipe ya Rayon Sport rero inama yaraye ifashe imyanzuro ikomeye ndetse haseswa iyi komite yayoboraga ikipe ya Rayon Sport abe board abe ndetse n'aba batwagireye Zotade nuvuga ngo abari abayobozi bose b'ikipe ya Rayon Sport baje kuba bakurwaho urumva yuko mu ikipe ya Rayon Sport ibintu bitari byoroshye kuno mugoroba abayobozi bose abe batwagireye Zotade kuko niwe wari president w'ikipe ya Rayon Sport abe ntuwayoboraga board hari abantu bagize ngo akweho perezida twagireye Zotade ariko bose abe muri make komite abatowe bose bayobaraga ikipe ya Rayon Sport baje kuba bakurwaho urumva yuko ibintu bitari byoroshye mu iyi nama rero haje kuba hafatwa umwanzuro yuko utwa Murenzi Abdallah dukunze kwita meya wahesheje Rayon Sport igikombe 2013 mbibutsa ko 2013 Rayon Sport yari imaze hafi imyaka 10 na gikombe cya champion itwara hanyuma uyu nguyu wayoboraga akarere ka Nyanza bamwita Murenzi Abdallah aza gufata Rayon Sport ayikura mu mujyi wa Kigali ayimanura hara mu karere ka Nyanza icyo gihe Rayon Sport itinitwara neza kubera yuko yaje gutwara igikombe cya champion nubwo yari yaratangiye nabi kubera ko ndabyibuka ko yatangiye itsindwa rwose amakipe yose akubitarimo ndetse na za AS Kigali zitsinda ariko muri phase retour cyangwa se mu mikino yo kwishyura iyi equipe ya Rayon Sport iza kwisubira cyangwa se iza kwitwara neza itsinda imikino yayo igiye itandukanye ndetse iza gutwara igikombe cya champion nyuma y'imyaka myinshi yari imaze idatwara igikombe cya champion nyuma yo gutwara igikombe cya champion rero 2013 2014 haje kuza itegeko rivuga yuko abayobozi bayobora uturere batemerewe kuba bayobora ndetse ikipe ko byari bivuze yuko neza yuko nimba ikipe y'akarere ka Bugesera iyoborwa na meya wa Bugesera akomba kuba guhita asubiza ekipe byari bivuze neza yuko nimba wenda uri meya wa Musanze ukaba uyobora Musanze FC
udakwiye gukomeza kuyobora Musanze ndetse ukayobora Musanze nk'ikipe ukayobora n'akarere ka Musanze. Niyo mpamvu rero n'ikipe ya Sport yayoborwaga n'utwa Murenzi Abdallah ari na meya w'akarere ka Nyanza, byaje kuba rero bihindurwa. Nyuma y'uko bihinduwe nibwo Abdallah yaje kuba atanga ekipe, nyamara amaze gutanga ekipe rero nuko nguko byaje kuba bigenda. Ubu ngubu rero n'ubundi meya Abdallah navuga yuko yaherukaga n'ubundi nanone kongera ubwo aho ngaho nibwo yayoboye bwa mbere Rayon Sport, ariko nanone yaje kongera kuyobora Rayon Sport bwa kabiri ubwo uyu nguyu twita Murenzi Abdallah, ubwo ekipe ya Sport nanone nabwo RGB yazaga gukuraho ubuyobozi bw'ikipe ya Sport, ubwo yari kuri cyagiye cyitwa Munyakazi Sadat, kubera ko witwa Munyakazi Sadat nawe wari uyoboye ikipe ya Rayon Sport ndetse nabo yarayoboranye ikipe ya Rayon Sport, bose nabo baje kweguzwa bakurwaho. Nyuma yuko bakuweho rero RGB n'umundi yaje kwanzura yuko uyu nguyu Murenzi Abdallah ayobora Rayon Sport ku nzibacyuho, nabwo hagategurwa amatora, ekipe ikabanza igashyirwa ku murongo, ibintu bikagenda neza cyane. N'ubu ngubu rero niko byongeye bikaba, witwa Murenzi Abdallah aza guhabwa ikipe ya Rayon Sport. Ubu ngubu agiye kuyiyobora mu gihe kingana n'amezi 3 y'inzibacyuho, ategura amatora nk'uko icyo gihe nabwo ari we wateguye amatora. Mbibutsa ko icyo gihe haje kuba hatorwa retired captain wa Yezu Jean Fidel, niwe waje kuba agirwa umuyobozi mw'ayo matora. N'ubu ngubu rero Murenzi Abdallah agiye gutegura amatora, abashyira ekipe ku murongo, hanyuma noneho mu gihe kingana n'amezi 3, ubwo ni mu kwezi kwa kabiri cyangwa se gukira kwa gatatu, habe amatora. Ayo matora rero niho hazaboneka komite nshya izayobora Rayon Sport. Mbibutsa yuko ubu ngubu hagiye kuba hayobora uyu Murenzi Abdallah, habe hayobora Batista, habe hayobora ndetse n'uyu mutaramu wabaye SG, twavuga yuko ari SG w'ibihe byose w'ikipe ya Rayon Sport, bakunze kwita Gakwaya Olivier, ni nako ndetse n'uwitwa Madamu Akayezu Jose, nawe agomba kuba ari mwino nzibacyuho. Ubwo ngubwo urumva yuko ni Akayezu Jose, Gakwaya Olivier, Musabyimana Jean Baptiste ndetse na perezida cyangwa se umuyobozi wabo agomba kuba ari Murenzi Abdallah. Ubwo ngubwo twavuga yuko ari we perezida. Ubwo ngayo nguko rero nuko ibintu byifashe, urumva yuko ibintu muri Rayon Sport byamaze guhindura isura. Ikipe ya Perera yitsinzwe umukino, yaraye itsinze umukino wa shampiyona nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Musanze, yaje kuba nayo yifatira ikipe ya Marine itsinda ibitego 2-1 ku mukino wabereye kuri Kigali Pele Stadium. Ikipe ya Pele yarakoze impinduka zigiye zitandukanye kubera ko witwa Nigena Clement arwaye, yari yazanye witwa Ndwayo Alexis, ariko n'ubundi witwa Swane nawe wari wakibanjemo, nako witwa Yunus wari wakibanjemo nawe yaje kugira akabazo k'imvune, hanyuma akurwamo hinjira witwa Aliou Swane. Byumvikana neza yuko muri ku munsi wo kwa gatatu ikipe ya Pele mu gihe zabikene ikipe ya Kigali ishobora kuzakina ikipe ya AS Kigali idafite abadefenseur bayo, idafite Yunusu, idafite ndetse n'itwa Nigena Clement, kandi ariyo defense twari dusanzwe tumenyereye. Urumva ko ikipe ya APR nayo yamaze kugarirwa n'ikibazo cy'imvune, ariko ni ikipe nanone yishimiye yuko yagaruye witwa Jibril Watara ndetse watanze assist. Urumva ko ni ikintu kiza kurandi rw'ikipe ya APR Football Club.